ibyo ntazi njyewe ndagenda abapasiteri tukanywa nasuye umupasiteri agatumaho byeri natwe akatugurira amabyeri biki umwaka ushize rero ntacyo nakubwira nawigiwemo ariko namenye indyarya z'abayutubazi burya abayutubazi hafi ya bose ari indyarya ni abisikuru ni amabandi urabona ukuntu yago yangiraga neza akankubita ku biceri biryoshye amahoro y'Imana akomeze abane nawe wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Capa hanze y'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba. Uyu munsi turi kumwe na Yaka Mwana kuri Capa. Tujya kuganira na Yaka, araza kutubwira byinshi mu byamuranze muri uyu mwaka, aza kutubwira n'ibyo ateganya gukora muri uyu mwaka wa 2022 n'urugendo rwe rwo kujya muri Amerika. Yereka mu ikaze nitwa MC DJ Condom. Yaka ikaze kuri Capa live. Merci beaucoup, murafurahi sana siperi. Turangije umwaka mu mahoro kubera Imana, abandi barapfuye, corona yarabishe, ariko twebwe Imana yaturinze corona iturinda impanuka, so tunashukuru Mungu, turashima Imana. Hanyuma se Yaka umwaka utangiye uti? Umwaka utangiye neza, nta kibazo, nibereye kwa mabuja kwa Mutoni Asiya mfashe neza, yampaye icyumba cyanjye, mfite aho kuryama, ibikoresho byose byo mushuka birahari. Icyo nabuze ni umugore gusa, naho ubundi kwa mabuja ameze neza. Iki se Asiya atagushakira umugore ngo nawe amukuzanire? Ariko umuntu azaguha byose agushakire n'umugore, nawe nzamwihigira. Ngo ushatse umugore se wamujyanayo byakunda? Oya, ntabwo namujyanayo, hariya mpaba mu rwego rw'akazi, ariko nshatse umugore urumva ni quelque part. Hanyuma Yaka uriya mwaka ushize wawigiyemo iki? Umwaka ushize rero ntacyo nakubwira nawigiwemo, ariko namenye indyarya z'abayutubazi. Burya abayutubazi hafi ya bose ari indyarya ni abisikuru ni amabandi. Urabona ukuntu yago yangiraga neza akankubita ku biceri biryoshye, none abakaritasi bamugiriye ishyamba, ariko ntubimumbazeho cyane kuko isaha n'isaha bishobora gucamo. Turacyafite icyizere kuri Yago TV show. Aho ngaho ntabwo twari twahagera, naho turi buze kuhagera, turi buze kuza kuhagera. Impamvu mpagutangiriye ni ukugira ngo utaza kuhasubira kuko ndabizi wari kubimbaza. Ntubimumbazeho, umbaze ibindi. Ibyo nakubwiraga kuri Yago TV show ni ibyo. Hanyuma uyu mwaka yakawutangiye uti? Uyu mwaka uburyo ngutangiye neza cyane. Uyu mwaka ibyo ari byose ushobora kuzarangira ndi Kansas, Mississippi City, kuko bampima buri mezi 3. Barambwiye gusa wowe igisigaye gusa ni discipline. Umunsi waretse ibintu byerekeranye n'icupa, ibana ni uguhita ufata rutemikire rukerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi aho ngaho, hari abantu benshi bibaza bati Yaka aravuga ibyo kujya muri Amerika, tukarangira n'ubundi tukimubona mu Rwanda. Ese tukiri aho ngaho ni ikihe kibazo kijya kibaho? Kubera iki ubivuga ntugende? Ikibazo ni icupa, ni iringiri ubona ndi gusoma, kandi kureka rero byarananiye rwose. Bampima buri mezi 3, biba gusanzemo ibintu bya droge, rero dosiye bayisubiza hasi kongera buri mezi 3. Ugereranyije urugendo rwo kujya muri Amerika rumaze gupfa inshuro zingahe? Ni inshuro nyinshi, ko nge amezi 9 ko buri mezi 3, amezi 9 basanga ndi negative, nta biyobyabwenge, ni uguhita mfata rutemikire. Ngo bagusanga ibiyobyabwenge? Ibiyobyabwenge nyine ni za droge nyine. Ariko nge nta rumogi nk'utagira ngo ibiyobyabwenge ngo harimo urumogi, nge bansangamo bi. Ubundi se ni ibiyobyabwenge uvuga byagukoronije ku giti cyawe? Ntabwo byankoronije gaceze, ngewe gusa nkunda icupa, ni icupa, ngewe nk'icupa ryinshi rikancanga. Abagore se ni ikiyobyabwenge? Abagore ntabwo ari cyane, ariko ni rimwe na rimwe. Hanyuma dutangiye umwaka, ndakeka ari sinjye muntu wa mbere ukoresheje muri uko kwa mbere.
hari n'abandi ariko hari n'abandi tumaze igihe dukorana ba Manibu. Uyu mwaka nakoranye na Manibu Excelage. Hari n'abandi icamo turiho bitwa Capa Capa live. Capa Capa live. Hanyuma abafana bawe abibaza bati yaka aratubwira agiye kujya muri Amerika, yaka ikarangira atagiyeyo, yaka aratubwira tubona yashatse umugore ejo bigapfa. Ese bijyanye n'umugore birabigenda bite kubera iki yaka atajya afata umwanzuro ngo ashake koko bihame? Nabuze umugore w'umutima mw'abantu muri iki gihe kugira ngo uzabone umukobwa w'umutima. Abakobwa barahari beza pe, ari kugira ngo uzabone umugore mu rwubaka ni problem kabisa. Abuhuye nabo bose usanga ari ibyihebe, akaba yanaguhitana rwose. Niyo mpamvu rero ngiye nabatinye kugira ngo uzabone umugore w'iki gihe mu rwubaka mu karushinga. Ni ikibazo. Abakobwa barahari pe beza bateye neza, ariko ab'umutima ntabo. Ukundana na Keza sinzi abantu byahereye. Oya Keza kariya kari agatwiko, twaratwikaga ariko na n'ubu ni inshuti bisanzwe nka mushiki wanjye tu. Twinjiye muri 2022 ubundi yakaba atamuzi afite imyaka ingahe? Nujuje 36. Ufite umwana? Nawe kubera iki? Papa mbyiriye. Hanyuma se uratekereza iki ku bijyanye n'ubukwe? Urabona abastari bagenzi bawe barimo barashaka. Nabuze n'uwo ninjira nawe ngo igikwe se nyakuye. Iyo nyagira igikwe mba naragikoze kera cyane, ariko se urumva nabuze n'uwo nakwinjira ngo nawe uri kumbwira iby'igikwe mwana. Hanyuma se buriya uramutse ushatse Asiya akakwemera ko buri kimwe azagikora, wabyemera? Yarabinyemereye. Se yarambwiye ati yaka nubona umukobwa mwiza pana bino byihebe nk'uko nabikubwiye, umukobwa mwiza ukamutera inda, tebana ngewe buri kimwe kabisa zakisharije buri kimwe cyose. Kubera iki utabikora? Naramubuze. Rero nzafite ibi byihebe byo mu muhanda mwana. Nka yaka undi yaka umukobwa yumva yifuza ko babana yaba afitiye mico, bwira abakurikiye Capa Capa live. Umukobwa nakwifuza ni umukobwa ufite discipline, umukobwa utanywa byeri nge nkajya nkanywa akabyeri ariko wanga kanywa gafanta. Nise washaka umugore unywa byeri nawe unywa byeri mukajya mutsinda mwese ninde wa control undi, ariko nge ngiye nywa agacupa umugore wanjye akankira ku murongo byaba ari sawa. Ariko urabona abakobwa b'iki gihe basigaye banywa byeri kuturusha, noneho bo banywa marikeri gusa. Abakobwa b'iki gihe abagore b'iki gihe basigaye banywa byeri kurusha n'abagabo. Hanyuma se inga ariko turazibona hano hanze zirwubaka kandi bose banywa inzoga. Abo sinzi wowe umwihariko waba uri mu rugo rwawe. Oya ibyo byo ntagitangaza kirimo. Hari n'abatunga abagore ugasanga ufite umugore anywa inzoga wowe ntazunywa ukanayimugurira, ariko ibaze nawe icyo kintu gutunga umugore anywa inzoga wowe uri umugabo utazinywa. Ababyihanganira icyo nzi cyo ni bake, ariko barahari. Nisuku cyari abagore batanywa inzoga kandi bakabana n'abagabo bazinywa kandi bakabyihanganira. Uretse ko buryo umugabo aba ari umugabo, nta mpamvu yo gutunga umugore unywa byeri wowe utanywa byeri. Hanyuma se urateganya gushaka ryari? Imyaka urumva wayijyanye 36 muraba yagiye. Ngewe ibintu byo ngewe nshobora no kuzasaziraho kuko nta cyizere mfite rwose, kuko ngewe mu gihe ntarabona agafaranga gatubutse nta mpamvu yo kwisukaho icyana ari kuzana umwana ejo ukamwicisha inzara, nibwo wumva ngo mu gitondo yigendeye. Hari abantu rero hano hanze birirwa babona yaka atwika, birirwa babona yaka ku YouTube channel bakagira ngo urakize. Abo bantu bazi ko nkize rwose nabo ni karibu bazaze. Hari n'igihe mbura nisigara mbabwize ukuri. Mwe kujya mutubona kuri YouTube mugire ngo twarakize, twarakakaye. Ndakubwiye ngo twarakakaye, ariko cyakora abakize ni bano badukoresha bafite amacano, kandi amacano nayo ararutanwa.
hari cano ziri hejuru hari n'izindi ziciriritse ziri hasi. nta kujya babona rero abantu kuri YouTube ngo nuko badukoresheje ibiganiro ngo bagire ngo turakize, twarumiwe. Reka nuvuga ngo uriya mwaka, uyu mwaka ushize hari ibintu byinshi bagiye uhuriramo nabyo, ibibi ibyiza. Ubu nase uyu mwaka utangiye uti? Uyu mwaka uko mutangiye ko nta umenye ibiri imbere, ntabwo tuzi ngo uzagenda gute. Urabona uyu mwaka corona yari itangiye kugabanyuka ariko urumva ati nayongeye yazamutse yiyongeye, kandi urabona ibintu birimo covid byanga bikunze. Covid yangiriza byinshi, kabari zirafunga, abacuruzi bakoraga muri za kabari bakabura akazi, urumva indaya zicuruzaga zikabura akazi, urumva abamotari lockdown bakabura akazi, urumva covid rero yangiriza byinshi cyane. None niba gutari saa 2 twararikeshaga, urumva hatarimo ikibazo cya danje. Ukunda kuvuga indaya cyane, urazikunda? Ya indaya ntabwo ari njye waremye indaya, nazisanze ku isi. Indaya zigomba kubaho kandi natwe bakiriya bazo tugomba kubaho. Uvuga ngo uri umukiriya w'indaya? Ntabwo ndi indaya, ndi umukiriya. Umukiriya wawe? Muri indaya waguze ya menshi ni yangahe yaka? Burya indaya ziratandukanye, noze hari indaya ikorera senkani, hari ikorera ijana, hari ikorera senkisa, hari ikorera igihumbi. Utarengeje muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka waguze indaya? Ntabwo hari yanyibye, hariyo nishyuye 5 inyiba amadolari 100. Amwe mucomate yari yaguhaye? Ngo sha y'umucomate yari yamaye sha. Indaya irayanyibasha $100 muri guma mu rugo y'ubushize. $100 baba yakuye? Ariko hari umupapa wayanyemereye ngo ayo mafaranga indaya yakuriye ngo ngiye kuyaguha, ngo ukwezi kurarangira njya gusubije. Ubwo indaya ya menshi waguze muri uyu mwaka yagutwara? Urumva ntaraguze ya $100 nubwo yayanyibye. Yari yarakwibye? Ariko nyine narayishyuye. Ariko nayo nayishyuye 5. Nayishyuye 5 inanyiba $100, ubwo nangaye ni $5. Hanyuma ukunda kugaragara uvuga ko wavuye ku nzoga, ariko tugusanze uri kunywa inzoga? Ariko sha wari icupa muzinzi, ubwo wari icupa ukanywa igikoma koko. Nzivaho rimwe kubera ko ziba zansesemye, ariko ntabwo ari agatege nkongera nkarisoma. Ubundi ibintu 3 byakakunda bimuranga atajya bibura mu buzima bwe, se nabibasobanuriye. Ariko agacupa, umugore n'akabuga. Kabuga kanyama nyine kabushete. Muri ibyo 3 icyo ukunda kurenza ibindi? Birajyana. Ntacyo uhitamo? Birajyana kurya kunywa guswera no kwambara. Icyo ni icya kane. Kunywa, kurya, guswera, kwambara. Hanyuma reka twongere tujye kuri kesi ya Yago ho gato. Nta wundi bugujyare muri byinshi. Oya mwana Yago ntimukomeze kumumbaza wa mwana Yago, ni niga yanjye yahuye n'ikibazo mwana kirambabaza. Cano ye bayihagaritse amaze 10,200. Ninde munyamakuru hano wari wami 200,000? Kura none wagaragaye uri kumutuka. Nyine naramututse. Nyuma yaho ngaho ni after that, nyuma yaho namusabye imbabazi andemera n'ubunane bw'200,000. Ninde munyamakuru hano wari wami ubunane bw'200,000. Nyuma yaho nibwo bayifunze. Reka tubive muzi ni muzingo ugaragaze nuni kubera iki watutse Yago? Byari biturutse kuki? Impamvu namututse nge namututse nasinze, nanamusabye imbabazi. Ibyo guhagarika cano ibyaje nyuma yaho ngaho. Hanyuma n'abantu bakugiye mu matwi cyangwa? Nta muntu wangiye mu matwi, nge nabivuze kubera bia. Nyuma yaho nje kwisubiraho nekereje neza, nsanga ko nahemukiye umuntu w'inshuti yanjye kandi w'umuvandimwe, musaba imbabazi. Ngo Yago yandika ku rukuta rwe yavuze ko nawe atari wowe wari wabakuri inyuma bagushutse. Abo bantu bagushutse ni bande? Nge nta muntu wanshutse, ariko nari nabisobanuye. Cano si yawe? Iye wabigaragarije? Iye cano ariya uvuga kuri kumutuka? ntabwo ari cano, ni umuntu wamfashe akavideo
nk'uko wamufite akavidewo kuri telefone. Ni na director wa filime Gatarina by Mutoni Asiya, yamfashe akavidewo nasinze turi mu rugo kwa Asiya. None Gihozo, wa mukobwa bita Gihozo ukina muri Gatarina, arangije abonye afashe telefone y'uwo director, abonye iyo foto iyo video nako ahita yoherereza Yago. Ayoherereje Yago niwe wahise ayipostinga. akumva ko nimba umuntu agufasha hari ukuntu byagenze kugira ngo uhere hasi ujya kumutuka. Ibyo ntubyinjiremo cyane, ibyo ntubyinjiremo cyane. Ngewe byatewe n'icupa. Hano ntabwo ndi mu rukiko, njye nkubwiye ko nari nasinze Yago ndamutuka, ariko nta mutima mubi, nanamusabye imbabazi aranambabarira andemera n'ibihumbi 200. Ibyo rero byo gutangira kumuzi ibyo nushaka uhindure paji kabisa, hindura paji. Ariko wasinze nongere mutuke kubera we urongera utwumvishe. Ibyo byararangiye mwana, mwe kujya mushaka gusesereza. Urabizi Yago yifitiye ikibazo cano barayihagaritse, none uri no gukomeza kumuvuga. Wowe waguhagarikira cano muri wowe byagushimisha. Hindura paji rero, hindura paji. Ndikubwira ko Yago ari nigange, hindura paji nukomeza kumvugira ku Yago. Nongera kumbwira kuri Yago ndahita mpaguruka nigende. Simbikubwiye se, nose bwo wabuze ibindi ubaza. Gatarina yigeze kuri episode nta nubwo nzizi, njye uzazibaza si niwe nyiri filime, njye ntabwo ari yanjye, ndi umukinnyi, ndi umukozi. Nyirayo rero niwe wabaze ngo ugeze kuri episode ya kangahe, kuri niwe wazi. Asiya amufata nka mabuja, nanone nkamufata nka sister, ariko ankuru ni mabuja kuko niwe umemba. Ndayarya wose yuhembwa nza wiyashyira. Uyarya kandi uvuga ngo uyu mwaka ukeneye gushaka. Nshaka umugore se wiki mumaze iki se? Ntawe nyine none. Mumaze. Naba bafite babananiwe uwo mugore. Nanyira ngo nshaka umugore tumarane amezi 2 duhite dukora divorce namureka. Kuko abantu bari gushaka abagore muri iki gihe nta n'amezi 3 bari kumarana. Vuba divorce. Ubwo si byo rinjye wabibaza, ahubwo nawe byibaza biri guterwa n'iki. Ariko ubundi wowe uramufite nta na fiyazi. Oya njyewe nta nubwo ndi urubyiruko, njyewe ndi umupapa, nuko nta mugore ngira. Ariko kuba umugabo ntabwo ari ugutunga umugore. Ushobora kuba unamufite ariko nta jambo ugira iwawe, utegekwa n'umugore. Icyo gihe rero niba abagabo bumva abagabo b'imbwa bari aho ingirwa mugabo, ugasanga uri umugabo ariko iwawe nta jambo ugira, utegekwa n'umugore. Aho rero nshaka umugore nk'uwo nta jambo ngira iwanjye namureka. Ukunda kuvuga ko bamwe mu bapasiteri hano mu Rwanda banywa inzoga bihishe. Ibyo barahari ariko ibyo nabangarira. None se ntabwo urasanyira n'abapasiteri hano byeri na Marikeri na za Kanyanga. Ukoze umukwabo hano ugasaka abapasiteri bose, wareba amavideo usanga munsi y'uburiri bwabo, wakuramo amakaziye. Wala ukoze umukwabo w'abapasiteri ukinjira mu mazu yabo, wareba amakesi ukura. Ariko surambwira ibyo ntazi. Njyewe ndagenda abapasiteri tukanywa, nasuye umupasiteri agatomaho byeri natwe akatugurira amabyeri. Biki njye nize kujya gusura umupasiteri iwe mu rugo. Oya icyo gihe nari nyiri imbobo nyine. Umupasiteri yaje guhaha aratwikoreza nyine, kwa kunda abana nyine babakarasi nyine, aratwikoreza nyikoreza igitoki. Turagenda tugezeho aratubwira ngo abazanire iki. Njyewe kubera isoni nakafanta, ntabwo se mu rugo rw'umupasiteri ndakabyeri koko. Ndi kubona mbone pasiteri wari kunywa Primus, iwe mu rugo turi we mu rugo muri salo.
kunywa byeri ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni uko bazinywa bwihishwa, bajye bazinywa ku mugaragaro. cyangwa undira oya abapadiri bo noneho bari gufata ku ngufu, abapadiri bari gukora amaviyore birazwi hano, usanga umupadiri rwose yateye inda. nta mugeni naravuze rero papa niwe mukuru wabo, nashyiremo imiyaga abapadiri barongore, kuko arega nabo ni abantu nkatwe, barongore batunga abagore bakore n'uwo murimo w'Imana ariko bafite abagore, kuko nabo ni abantu barashyukwa. hari umuntu udashyukwa kugira ngo bajye bafata ku ngufu, babaho uburenganzira bashaka abagore kandi bafite n'amafaranga. abapadiri barimo kuviyora abana hano, bari gufata rwose ku ngufu, bari gutera n'amada rwose yabwihishwa. biterwa n'iki buriya? arega nta muntu udashyukwa, ahubwo ntibabaho uburenganzira bashaka abagore, kuvuga ngo nta mupadiri ushaka umugore, baretse bagashaka abagore. uvuze abapadiri ntabwo bose bari abamansera, ba masera se usatse abamasera hano wasanga ari amasugi kwajya umbabare. ubwo urebye abamasera bari hano ukabakuramo amakariso wasanga, ariko ubundi masera bambara ikarisora, nta uzabambariza. nakubaza wowe wigeze kuba umuhereza? oya njyewe ni ukuri ko Imana abaye umukatolike pe, narabatijwe gusa ariko nari naragira kuri urwo rwego. ariko turimbiraho nk'indirimbo y'abakatolike wowe utubeshye, ko nazibagiwe, utatubeshye nazibagiwe kandi nari nangiye kuzimenya, ni uko nazibagiwe. nazibagiwe arega mberuka kera. Garimba wa Kimana, Imana uzi, Garimba y'Imana uzi, utagiye mu byo vango idini, utagiye mu idini y'Imana. Baba wa mbinguni hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni hakuna kama wewe, Baba wa huruma hakuna kama wewe, Baba wa huruma hakuna kama wewe, damu yako Yesu, Baba wa mbinguni kama wewe, Baba wa mbinguni hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni. Urumva ko ni igiswahili, ariko hano hanze hari n'abatazi igiswahili. Abatazi igiswahili bihangane, abarigwama bo babyumvise n'abayigwama ndirimbo barazi n'ubwo nayibaye. Mu Rwanda sanisha mu Kinyarwanda, wenda ugira usobanura oya ntago nashobora kwisobanura mu Kinyarwanda, kuko ni indirimbo y'igiswahili. rero kugira ngo uzafate indirimbo yihindure mu Kinyarwanda bisaba gufata umwanya wo kuyitekerezaho. Baba wa mbinguni, data wo mu ijuru, nta wundi nkawe, hakuna kama wewe. ibindi ni birebire nzabibandikira. nta kibyo ndashaka kugira ngo nabo babimenye. Baba wa mbinguni, data wo mu ijuru, nta wundi nkawe, hakuna kama wewe. hanyuma abantu batazi yakubundi weekend yaka imeze uti? bo weekend yanjye bana njye nta weekend ngira, kuko nta kazi ngira. sinanasenga, nsengera iwanjye buri munsi, nta weekend ngira, nta cyumweru ngira, iminsi yose abari kimwe kuri njyewe. buriya mwaka dusoje hari mu basitari wagiye usoma barari mu basitari, bamwe mu basitari wasomye? Bo cyanshimishije uyu mwaka ushize nkurangije nkubise Shadibu bizu, Shadibula bizu, murakoze nuko njye